Hello turabasuje mwese mukomeza kuba natwe mu biganiro byacu bya buri munsi kuri Tijo Family. Turashishikariza gukomeza gukora like, mugakora subscribe, mukaduha na comment kuri video zacu zatambutse, mukaduha ibitekerezo haba ari byo twakongera cyangwa se nibyo twahindura. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku buzima bw'abanyamakuru bacu hano mu Rwanda. Bamwe bahawe inshingano, abandi bari guhindura akazi cyangwa bari guhindura imirimo. Nkuko mubizi iminsi yatambutse nibwo umunyamakuru Sandrine Isheja Butera yahawe inshingano zo kuba umuyobozi mukuru wungirije muri RBA, aho azaba afatanyije akazi n'abandi, ariko cyane cyane yafatanyije akazi n'umukuriye Cleophas Barore. Nyuma yaho rero, nyuma y'iryo tangazo cyangwa se nyuma yo guhindurirwa imirimo kwa Sandrine, hari n'abandi bagiye bahindura inshingano cyangwa se bagiye basezera mu kazi bakoraga muri RBA, nk'umunyamakuru Anita Pendo wamaze gusezera kuri RBA. Bamwe bari kuvuga ko agiye gukomereza akazi kiwe kuri Kiss FM, abandi bakavuga bati amajije gusezera nyine ubwo wenda hari ibindi yaba agiye gukora, ariko nyine nawe ubu ngubu uyu munota tuvugana yamajije gusezera. Ariko ntago yakoraga akazi k'ubunyamakuru gusa, murabizi yari umuyobozi mwiza, ni umuyobozi mwiza, akaba umwe mu banyamakuru beza twari dufite. Rero ubu ngubu nawe yamajije gusezera uyu munota turi kuvugana cyangwa se turi kubabwira ibi ngibi, yamajije gusezera muri RBA. Agiye gushaka ibindi akora, cyangwa se nyuma yaho tuzamva amakuru yaho yaba yaganywe. Tumuramutse tubimenye nabwo twabatangariza. Undi muntu wamajije gusezera muri RBA ni umunyamakuru witwa Gerard Mbabazi. Gerard Mbabazi nawe yamajije gusezera, aho bamwe bavuga ko yagiye gukomeza social media ziwe cyane cyane nka YouTube channel, aho yaba yagiye gukomeza kugira ngo abashe kubiha umwanya, abashe guha social media ziwe umwanya uhagije, akomeze abikore neza. Nawe akaba yaramaje imyaka irenga 10 muri RBA asavinga, cyangwa se akora nk'umunyamakuru aho yakoreraga no kuri Magic FM. Rero ni byinshi twabavugaho, babaye abanyamakuru beza aho twari tubazi cyangwa se aho bakoraga. Turabashimira cyane, kandi nibyo bagiye gukomezamo turabasabira kugira ngo nabo naho bizakomeze bagendekere neza. Undi muntu umaje gusezera muri aka kanya ni umunyamakuru witwa Mwanafunzi. Twari tumuzi mu biganiro byinshi bidutikaza ubwenge cyangwa se bitwongerera ubumenyi, aho yakoreraga kuri Radio Rwanda, ndetse ubu ngubu yamaje kugabanya amasaha yahakoreraga, aho we uburyo ntago ari ukuvuga ngo yasezeye burundu, we azajya agira amasaha makeya akorayo, ariko bitandukanye nk'uko yakoragayo buri gihe cyangwa se igihe kinini. Uyu nawe rero akaba yarahakoze igihe kinini cyane, nubwo agikomeje kuhakora. Nawe yaramaje kuba umunyamakuru umaje kubaka izina ndetse unakomeye rwose, waduhaga ibiganiro byiza. Nubwo ari bukomeze, ariko nawe aragabanya igihe. Urumva ni nko guhindura amasezerano, aragabanya igihe yahakoraga, arasigara ahakora amasaha makeya ugereranyije. Undi munyamakuru nawe wamaje gusezera ni Assumpta Abayezu. Nawe akaba yamaje gusezera ubu ngubu. Nawe nubwo tutaramenya ibyo yamajije kuganamo, ibyo agiye kujya gukora, ariko nawe yamajije gusesa amasezerano muri RBA, akaba agiye gushaka ibindi akora. Ubwo tubaye tumenye ibyo yaba agiye gukora, nawe twazakomeza tukaba updatinga, tukabaha amakuru uko bigenda bihinduka. Muri make rero abo nibo banyamakuru bamajije gusa nkaho basezera muri RBA, ariko nubwo harimo kugira abandi bazamo, nabwo ni byiza. Nyine umuntu agenda ahindura ubuzima cyangwa se hari ibindi aganamo bitewe
n'aho ubuzima buri kumwerekeza. Mukomeze mukurikirane ibiganiro byacu rero, ibiganiro byacu nakagaruka, ibiganiro byacu bihoraho buri munsi. Bye bye, mukomeze mudukurikirane uko bwije n'uko